yicaye turamuganiriza arangije turamubaza se umubyeyi w'umwana yaba ari hehe. Igisubizo cya mbere yambwiye ko mama yapfuye. Komera Kevin. Komera. Komera. Igisubizo cya mbere yambwiye ko mama yapfuye. Ndamusaba bagize wanjyanye n'ahantu baba barashyinguye mama. Yego. Namusabye n'amazina ya mama. Ikintu yansubije. Icyo gihe ntabwo yakubwiye se izina rya mama? Ntabwo yarimbwiye. Ambwiye ngo sitwa nde. Ntabwo yambwiye ngo usicyo ngo wihangane mama wawe yarapfuye. Yapfuye gute? Ndabikubwiye wowe kandi mutabana kandi uba muri Uganda. Ndabikubwiye. Ni papa se ni nyogose ngiye kubwiye? Ni papa. Iyo yaje mu rugo. Yego. Yaje mu rugo aho iwawe Sandrine? Yego. Yanga kubwira neza izina rya mama. Subwo ntabwo ari amanyanga ahubwo ariho. Nibyo natekereje ko ari amanyanga. Harya yitwa? Nta mugabo umwe Aphrodis. Nta mugabo umwe Aphrodis. Wenda ari umubyeyi ariko twumva aka kanya akabazi ko yabyaranye n'uwo mugabo witwa gutyo. Ni ukuri aze gufata nimero za mama uyu nguyu ndetse n'uyu Sandre Kevin kugira ngo umubaze. Kevin, icyo wumva wifuza ni iki? Ikintu nifuza cya mbere ni ukuba nabona aho mama aturuka. Basi nkabona umubyeyi wanjye cyangwa abandi bavandimwe twaba tuvukana kuri mama. Wumva agahinda kawe kangana gute mu mutima? Nabona ukuntu I don't know how I can talk. Ntabwo ukuntu nabivuga. Utarahura na mama uyu nguyu Sandrine, umutima wumvaga umeze gute? uyu munsi wumva umeze gute? Byari birenze ahangaha, birenzeho. Wisanze gute se wundi mu kazi ko mu rugo ko katumye uhura n'uyu mubyeyi? Kuko urafite imyaka 12 cyangwa munsi yayo ntawamenya. Niwe nyine nanisoje mu gatandatu mbonye ubuzima bukomeye avuga ati reka njyewe ngiye gushaka amafaranga afata umwaka umwe. Yego. Mfata umwaka umwe ngenda nshaka amafaranga. Segonderi nabonye primaire yo byari nabonaga bigora. Bati segonderi ntabwo nayiga ubwo ngubwo, ariko njye kwishakira amafaranga. Basi ni nkuru umwaka umwe ntari ndadubura umwaka ni nshake bazansubiza mu gatandatu. Ngende nishakira amafaranga umwaka umwe, nimbona amafaranga nzongera ngaruke ku ishuri. Mu mavakansi yose nzajya njya gukora mbona amafaranga. Nagiye nuko ubundi umuntu waguhaye akazi uri umwana ungana gutyo mu mineri bikunde kubitabaho. Yibekwa batuye Kamembe. Batuye Kamembe. Bampaye nomero ziwe bamubwira ati n'umuntu ashaka umwana ushaka nyine umukozi. Ndamuhamagara twumvikana, ambwira aho batuye, bangeza gare bangeraza muri gare ya Kamembe, aza kunyirebera anjyana iwiwe ndahakora mpamara amezi 7 ariko yari umumama nyine ntabwo nawe yarazi about zanjye. Yari yarazimenye kuko nawe yegeye umutwe warangiyaga cyane
nawe akambaza ari ikihe kibazo mfite. Nawe nyine kubera ko nabonaga ari umubyeyi ndamwizera ndabimubwira kuko nta muntu akunda impamvu nabaga nkeka ko narwara umutwe cyane kuko njye ntabwo nashaka ko umuntu ngo amenye ukuntu meze wenda nimba ngiye no kurira ngende ndirire nk'iriyo mveyo byarangiye n'umujinya warangiye nongeye ngaruke nyine ndi umuntu mushya. Noneho nawe ndabimubwira ariko kumubwira akaba ari umumama nawe sinzi ukuntu nabivuga ntabwo ngiye kumuvuga nabi. Ni umumama nawe ntabwo yambaniye neza nyine ntabwo yambaniye neza. Yagufataga gute? Yego ni umuntu ukuntu nakoraga wenda wasanga icyo gihe ntari nzi gukora cyane neza. Narakoraga ariko ibyo nabasha gukora nkabirangiza ibyo nakoraga nkabirangiza kuko nta kintu yamaga kuko nta kintu yamaga ngo gukora kinane ikintu ntari nzi ntabwo nari nzi guteka ibyo yarabyikoreraga. Ibindi byose ngiye nkabyikorera ariko bikageraho naba ndyamye nka gatoya saa sita kumva araje arambyutsa ngo kihenuke nk'uru ruraryamye nuko ugiye mu kazi. Nyine yambwiraga amagambo mabi nyine akanwese ngo wasanga ngo ibindi by'imyenda nta bwenge babe nafite wasanga ubwo harananyiranye na nyogokuru wawe ari gutyo. Nkumva nyine ni umuntu nawe unkora ko niyo twabana gute ukankubita ariko utambwira amagambo mabi. Nkumva nambwira amagambo mabi cyane naba ndwaye wenda narwara kuko narwaraga umutwe cyane nyine ntabwo nabashaga no kubimubwira ko nabatse ndibamubwira akamugame amafaranga yo kujya kwa muganga ayari bwami wenda nk'umutwe naba ndi nk'umukazi umutwe uri kunjye naba nicaye nkanga gutyo umutwe uri kunjye wenda asanga nta nabikoze umva nawe ambwiye nabi gutyo umutwe uri kunjye ko ntabwo nabashaga ko batse ndibamubwira uyu ngaho arambwira nabi. Uhuye se na mama uyu nguyu? Yego niyo narwaye na grippe ni umuntu sinzi ukuntu namuvuga nyine nsabye Imana izamumere umugisha birenzeho sinzi yamfata nk'umwana we binarenze umwana umuntu uncompi nyine umuntu ugenda nagushore ukuntu wambaye neza disi akuri n'umwana we humura sibyo? Umuntu njyana mu bitaro akanyishyurira 100%. Niyo namara muri minsi ngaho yaranyishyuriraga ikintu cyose nakeneraga ku ishuri aho nigaga. Yanyitaga inkweto za buri kanya breakfast sinzi ukuntu nabivuga pe nyine ibintu yankoreye byarandenze mbona nta wundi mubyeyi ubaho wanze babigukorera sinzi ariko niwe nabonye nyine nkafata akanshakira imodoka itujyana ku ishuri abandi bana atashoboye ngo uragenda n'amaguru kuko ntabwo yari kure cyane ku buryo ntagenda n'amaguru. Niyo modoka yabaga yansize ngiye nakererewe yamaga amafaranga ndi bwategeshe kandi akongera twaryaga ibiryo ariko akongera akandinza andi mafaranga wowe nibikunanira ugende muri kantine ufate ibyo ushaka. Yamfashe birenze no kuba umubyeyi wabanze yanagufata. Wumva se disi uramutse unabonye mama atazakomeza kuba mama wawe? Niyo nabona mama yego namubona bikanshimisha ariko uyu niwo mama wanjye mufata nk'umubyeyi wanjye. Umukunda gute? Ukunda ku kigero njye ntashobora kuvuga. Ndamukunda cyane. Wabwira icyo abantu bafata nabi abana bitwa ko batabyaye usanga ugiye mu rugo uri umukozi kandi ntabwo ukwiye gukoresha umwana muto gutyo cyangwa ugiye kurererwa mu rugo rwo kwa sokuru kwa nyogosenge kwa nyoko wanyu kwa mukuru bakagufata nabi wowe kuba ko wabonye icyo kintu wagikoreye bikakurya wabwira icyo abantu bafata nabi abana batari ababo? Ikintu nababwira bajya bamenya ko umuntu wese aba afite ubuzima nk'ubwo nawe afite
ubuzima umuntu afite nabwo nawe ubuzima bwakangaje ubundi nawe akongera akaba kakundi ese yakiyongera akibaza